iyo bafungaga abantu ntabwo bafungaga kubera ko hari icyaha bakoze bo bapfa gufata gusa, mbese byabaga ari nko kwihorera mu by'ukuri. Ikindi ntababwiye ni uko mu fatwa n'ifungwa ryabaga muri icyo gihe, mu by'ukuri uwafungwaga yabaga ari amahirwe yagize, kuko muri icyo gihe muri za 94, 96, twabonaga cyangwa se tukabona abantu barimo gufunga cyangwa bazana muri prison bavuye za Cyangugu, bavuye za Gisenyi, bavuye mbese no hino muri za perefegitura zinyuranye, batafatiwe i Kigali wenda ngo yavuye ngiye oya, ahubwo kugira ngo bafungirwe aho ngo byabaga byategenze bite, kubera ko makasho menshi yo mu makomine mu masekiteri babaga yuzuyemo abantu barimo kwicwa mu by'ukuri, icyo bita ingoyi. Abantu babaga bafunze icyo gihe muri 94, wababwirwaga cyane n'ingoyi, wabonaga zarabishe babazirikiraga amaboko nyuma bafite ibisebe ku maboko, ibi amaboko yaratumbye, ku buryo abenshi bagiye bitwa n'ibituntu kubera icyo bitaga nyine ingoyi. Ubwo rero ibyo byose ni ingorane zagiye ziba nyine mu magereza, zagiye zihura abantu bagiye bahura nazo. Bavuga ngo abantu mu by'ukuri babaga bafunze, ababaga barapfuye babaga aribo benshi kurusha abo bafunze, kubera kuko nk'abo bavaga muri Cyangugu kugira ngo bagere i Kigali babaga babakwiye mu makasho yabo, babagisohoye kugira ngo bajye kubica, wenda akaza Croix Rouge ije kureba abantu mu makasho igasanga bakababwira bati hari abantu bajyanye, ubwo bagakurikira. Ubwo bakurikira rero nyine imodoka y'ibitwaye abafungwa bagiye kubica, bakabona imodoka ya Croix Rouge inyuma yabo, bagakomeza bakagenda paka bakabona bakagera i Kigali, kuko baragendaga ibyo bahagarara na Croix Rouge igahagarara, bagenda nayo igakurikira, noneho bakabona ko aho bagennye kubicira bakabona bararibwa, hanyuma bikaba ngombwa ko bageze i Kigali, bakabona nta kindi bagomba kubakorera, bakabona bagomba kubashyira muri gereza. Mbese muri icyo gihe kugezwa muri gereza byabaga ari ugukira. Iyo wagezwaga muri gereza nkuru wabaga ukize, warirutsaga ukavuga uti rwose ubu ndarokotse, kuko aho ibintu byabaga bimeze byabaga ari ibintu bicika, abantu baritwaga bikomeye.